naje gukora akazi ubwo narapasinze nkorera akazi muri DP Rwamagana. Wari ufite wasoje ufite iyihe rank cyangwa nari peace wari peace umupolice muto police constable. Nza gukora i Rwamagana aho rero naje gukora nkora neza. Hari ibyo naje gusaba nari ndimo kwiga baza kunyohereza Kacyiru hano i Kigali. Kigali. Ariko nyuma yo kugira ngo nze Kacyiru akaba ari umukobwa umupolice twakundanaga. Umva Tanzania twagezeyo naho tumarayo umunsi umwe nimba atari ibiri dutegereje wari uturutse Malawi kaze kudutwara. Bwakeye byari ku cyumweru ari kuri Pasika nibwo bavuze ati abavuye Malawi kubatwara baraje noneho mwafata isafari mukagenda. Agafata nasobukwe. Uyu ni umusaza wari utuye haruguru wankijije wantabaye. Ati ntiwigeze umenya. Ubwo nyoberwa icyo ashatse kumbwira. Ariko ubwo abaza n'umukobwa amaje kubaza umukobwa yaramubwiye ati njyewe uyu musore nta naho muzi. Ati buretse ikibazo twagiranye gusa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego bihe byiza cyane rero mwese ndabasuhuje bakurikiye ibiganiro by'Impanuro TV, mbifuriza amahoro y'Imana mu byo murimo murakora byose kandi tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane kuri twebwe namwe mwese mudukurikiye, nubwo hari byinshi cyane bishobora kuba bitarimo kugenda neza, ariko tuzi ko nta kinanira Imana, imbere yayo byose birashoboka, kuko n'ibyari imisozi bishobora guhinduka amataba. Uyu munsi twakiriye ni umuvandimwe yitwa Theo, iryo zina muziho, yandaza kuza kutwibwira bwe mu buryo burambuye. Ushobora kuba umuzi, mushobora kuba mwarabanye, mwarakoranye cyangwa se mwariganye, ibyo ari byo byose, ariko wenda ukaba utaruzi mu by'ukuri ni muntu ki. Hari abamubona uyu munsi wa none bakibaza ibyabaye bitewe n'uko bari bamuzi imbere. Uyu munsi agiye kubamara amatsiko, na cyane cyane ko ubu buzima tubamo duhura n'abantu akenshi tukagerageza kubabanira neza, kubabera beza, ariko bahanini cyane ugasanga batubereye inyamaswa muntu. Ni ibintu byinshi cyane rero nk'ibyo ngibyo tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko cyane cyane uyu muvandimwe navuga ngo arababaye mu mutima kandi arakomerewe, kubera ko navuga ngo ubukwe bwa ibirori ngo yahumye ibirori bigeze ku irembo. Hari ukuntu bajya babivuga gutyo, gusa uyu munsi nshimishijwe nabyo ko amaze kugerageza kugaruka mu murongo, akaba arimo aragenda akomera. Theo, reka twakire cyane. Uraho neza, urakomeye? Makuru y'iminsi? Ndaho neza ndakomeye. Amazina nyirizina yego banyituye Imana Theoneste. Abanturuka mu rugo ari Kayonza, karere ka Kayonza, umurenge ni Nyamirama, mudugudu na Gasharo. Abantu b'Inyamirama muraho. Inyamirama tubafite abantu badukurikira kugira ngo bajye batubwira, harimo n'abari mu Rwanda mu bice bitandukanye, harimo n'abandi baba mu mahanga rwose tujya tuvugana mu buryo bavuka za Nyamirama. Yego ni byiza cyane. Rero wimvemo ikaze aha ngaha ni mu rugo, abantu biteguye kukumva ndetse no kugira inama, bari tayari kandi nizeye ko bigiye kutubera itangiriro ryiza cyane uyu munsi kuba tugize umugisha wo kuganira nawe. Yego Theo, ubusanzwe ni muntu ki? Theo yenda umuntu ushobora kubona gutya akaba ati Theo bimeze bite ubundi uti mugiye kubana nawe ni muntu ki muri rusange? Tuze kuganira ariko twanamenye byose bimeze neza. Theo ni umuntu waciye mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Yego. Ariko icyambere Theo ababwiye ko navukiye Kayonza 1992, nize amashuri abanza kuri groupe scolaire école primaire Shogo, cyiciro rusange troncome nkiga groupe scolaire Gikaya. Cyiciro cya kabiri nakize kuri groupe scolaire Mukarangi. Abantu benshi cyane barahazi. Nahantu afite amateka akomeye cyane binajyanye n'ibyo u Rwanda rwanyuze muri 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Karangi abantu benshi cyane yenda barahazi. Theo rero Theo warubatse, Theo ni ingaragu, bimeze bite ubundi ko nabyo yenda ari igihe biza gufasha abantu kugira ngo bamenyeho
baza kugira inama banahera ko bakaba bamenye na stati ibijyanye n'ubuzima bwawe busanzwe. Ubu tuvugana uyu munsi wa none Theo ni ingaragu, aracyari ingaragu. Bitari ingaragu Theo. Rero mu minsi yashize nibwo twaganiriye, nambwe atari byinshi cyane nshaka kubwira abantu kuri Impanuro TV. Nkeneye inama, nkeneye inyunganizi, nkeneye ubufasha mu mpande zose kubera ko narasenyutse kandi bikomeye cyane, ariko ravuga ati Imana niyo nkuru ndakiringiye Imana kandi na byiza cyane. Ubundi tukavuga ngo urugendo rwawe imyigire yawe ko hari inzozi wakuranye, hari naho ubuzima bwagiye bukwerekeza binajyanye n'ibyo wahisemo gukora. Niyo ngira ngo tuze kwitsa kubera ko ahangaha niho ikiganiro cyacu cy'umunsi kiraza guhagararira cyane binajyanye n'ubugome wakorewe n'umukunzi wawe mwiteguraga kubana. Tubwire. Theo nari umuntu wari ufite inzozi zo kuba naba umuntu w'umugabo, kandi ibyo nagiye nanabasha kubigerageza kuko abanzi bose barabizi. Nakuze numva yuko njyewe muri njyewe nshobora kuba umupolice cyangwa se umusirikare, ingabo y'igihugu muri rusange. Ibyo byaje kumpira 2015 ari nsoje kwiga, ninjiye muri Rwanda National Police 2015. Ubwo twaje amashuri, ari nsoje amashuri yisumbuye. Ubwo twaje gupasinga 2017 mu kwa gatanu ku itariki 2. Winjiyemo 2015 pasi 2017. No, 2015 nibwo twinjiye, ariko ikosi yari taratangira, yaje gutangira umwaka wakurikiye, ariko tuza gupasinga 2017 ku itariki 2 z'ukwa gatanu. Igako gishari tenaye gako n'abasirikare, kuko niho Rwanda National Police training yaho niho ibera. Naje gukora akazi, ubwo narapasinze nkorera akazi muri DP Rwamagana. Wari ufite wasoje ufite yiheranka cyangwa nari PC? Wari PC, umupolice muto, police constable. Nza gukora i Rwamagana, ndizera neza ntashidikanya ko buri umwe wese twaba twarabanye i Rwamagana, abayobozi iki abavandimwe twakoranaga, nta muntu utanzi. Yego. Aho rero naje gukora, nkora neza. Hari ibyo naje gusaba, nari ndimo kwiga, baza kunyohereza Kacyiru. Hano Kigali? Kigali. Ariko nyuma yo kugira ngo nze Kacyiru, akaba ari umukobwa umupolice twakundanaga. Wagezeyo? Nageze Kacyiru, ariko Rwamagana nari mpasize. Umukobwa w'umupolice kazi nawe mwamenye ni Rwamagana. Twamenyaniye Rwamagana. Mwahuriye mu kazi, mumenyanira mu kazi? Tumenyanira mu kazi. Ubwo naje kujya Kacyiru, bitewe nuko akazi kari gahindutse, mva Rwamagana njya gukorera Kacyiru. Yego. Kacyiru abayobozi baranyakiriye, turakorana ndetse neza. Nizera ko nakoraga by'intangarugero kuko buri umwe wese aranzi. Yego. Hanyuma ariko haje kuza kuvuka ikibazo cy'uwo mukobwa twakundanaga ko twiteguraga kubana. Mwari mugeze ku rwego mwitegura kubana? Mwari maze igihe kingana gute uko urumva? Twari tumaze hafi umwaka urenga. Abantu bose bari babazi ko mukundana? Yaba abayobozi bose ba polisi Rwamagana bari batuzi. Especially twigeze no kugira ikibazo cya COVID. Tujya mu kato ka Bwayi. Muri kumwe? Turi kumwe. Baza kuvuga ati umugore n'umugabo barwaye. Bose barabizi byanga byakunda, buri muntu wese utuzi Rwamagana yaraze urukundo rwacu. Even n'abayobozi bose. So naje kujya Kigali, maze kujya Kigali mu kazi. Umukobwa yaje gukora makosa mu kazi. Aza kwiba mugenzi w'amafaranga. Yafashe telefoni yiwe, akuraho amafaranga, arayiyoherereza. Amaze kuyohereza aza gusaba ikibari, ngagiye iwabo gushyingura ngo yari yapfushije nyirakuru, ariko naje kubikurikirana nsanga ko yarabeshyaga. Ubwo yasabye ikibari cyo kujya gushyingura nyirakuru, agenda ariko atwaye amafaranga. Bya bindi byazigama mufite application muri telefone. Yes. Yafashe telefone ajya kuri zigama CSS, akura amafaranga ashyira kuri mobile money, ayakura kuri mobile money ayirayiyohereza. Ubwo yarazi password? Kuko nabantu babanaga, kuko nge byaranantunguye. Nabantu nafashaga buri munsi, urwaye
tugafashanya buri kimwe cyose kunganirana. ubwo we yaragiye iwabo yari Nyaruguru. ubwo njyewe nari ndi mu kazi, nari nabyukiye mu kazi byari kuwa gatandatu ibyo ari byo byose. Mu kigo barampamagara. Arambwira ati Theo, ese inkuru yabaye urayizi ibintu byabaye n'iki? Ndabwira nti njyewe nta kintu nzi. Nahamagawe n'abapolisi barenga nka 20. Buri umwe wese kuko yumvaga ibyabaye byaramutangaje. Kuko kwifata kiba mugenzi w'amafaranga, deja nanjye ubwangenda icyo gihe nari nyafite, yaba yarafite ikibazo aba yarambwiye ndetse amafaranga nkayamuha. Kuko hari byinshi twapangaga, twashiraga ku murongo muri iyo minsi. Buri kimwe cyose yari akizi, nibyo nari mfite yari abizi. Ubwo barampamagara, arambwira ati rero sheri wawe yibye mugenzi w'amafaranga, atakoresheje uburyo gutya na gutya, atamuhamagaye yanga kumwitaba. Nibwo yabibwiye abayobozi, maze kubibwira abayobozi batangira kubaza kuri MTN uko transaction zagiye zikora. Amafaranga avuye kuri banki ajya kuri konti ya MTN. Ubwo kuri MTN barabasobanurira ati amafaranga yavuye aha ajya aha, ava aha ajya aha, atariko turabona nyirizina amafaranga afitwe n'uwo bita Maniraguha Anita. Ati kandi yayabikuje aho bita Muhanga. Yabikuje ageze Muhanga. Yabikuje ageze Muhanga. Ubwo barabaza kuri MTN barabaza ati ese uwo Anita muramuzi? Undagwa mu kantu kuko yumvaga yuko yari inshuti ye magara, yumvaga yuko atabikora. Undi aramuhamagara, amaze kumuhamagara aramubaza ati se byagenze bite kuba ntwaye amafaranga utanangujije no kubera iki? Ubwo njyewe umukobwa wibwe abarampamagaye bamwitaga Nenda singoma kumuvuga. Ntago ari ngombwa. Ubwo arampamagara arambwira ati Theo, sheri wawe yampemukiye, cyantwaye amafaranga, ati kandi mu buryo ntatekerezaga. Ati se ndamubaza nti se yagutwaye amafaranga gute? Mu buhe buryo? Arambwira ati jewe yafashe telefone yanjye ajya kuri CSS akuraho amafaranga, maje gukuraho amafaranga ayashira kuri mobile money, ayakura kuri mobile money arayiyoherereza. Ashyira kuri mobile money yakuye kuri zigama ashyira kuri mobile money ya nyiri telefone. Arangije yakura kuri nyiri telefone arayiyoherereza. Yari yakoze umupanga. Amaje kuyoherereza niko gukiwabo Nyaruguru. Ava ko agiye gushyingura nyirakuru. Avuga ko agiye gushyingura nyirakuru ko n'ikibari bari bakimuhaye, n'ubu ngubu biba byanditse birahari. Kuko hari uko bagenda babikarasa runaka yasabye ikibari bakacyandika, biba bihari birabikwa. Ndangije njye nafashwe telefone mpamagara umukobwa, maze guhamagara umukobwa ndamubaza nti se sheri byo ndimo kumva byagenze gute na gute? Icyo yakoze yarankubye. Hashize akanya arongera arampamagara arambwira ati rero cyewe nagujije umuntu amafaranga, ariko yayampaye ari mu bitotsi, ati muha nimero yindi ya telefoni, atariko iyo nimero ntago yarayizi, atanyoherezaho amafaranga, ati hanyuma agiye nyuma kuverifya ngarebe ngasanga amafaranga yagiye ariko amazina ntago yazi. Ndamubaza nti shuwa? Arambwira ati niko byagenze. Ndamubwira nti se ko byateje impagarara mu kigo ngo wibye amafaranga mugenzi wawe, buri bantu bose bakaba barimo kumpamagara, bimeze bite? Ati ngewe nuko kuri mfite, abandi bari bavuga ibyabo. Umukobwa ndagenda ndamuhamagara nyirizina, arambwira ati rero ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ambwiye yuko tugomba kukubeshya kugira ngo mudashwana, atariko ubyumva uko niko kuri. Ubwo ngewe byarantangaje nkubitwa n'inkuba ndumirwa mbura icyo kuvuga. Icyo nakoze nabitekerereje abayobozi twakoranaga aho ngaho, kuko tuba tugiye dufite abayobozi bagiye batandukanye. Bigeza ku bayobozi wambonaga, kuko muri ako kanya yabonaga ko nsa nk'ufite ikibazo. Icyo nakoze nahamagaye umukobwa ndamubwira nti rero garuke mu kigo dukemura ikibazo wateje. Arambwira ati ubwanjye nafashe telefone ndahamagara ndabwira nti mama wawe tuvugana na nyina, ndamubwira nti rero Anita. Ubwo mu rugo bari banakuzi wabo? Bose bari banzi, aba babyeyi barumuna be, basaza be, bose bari banzi, twari tuziranye. Mbwira umukecuru ndamubwira nti rero
ohereza uwo mukobwa hari akazi gatunguranye nanze kumubwira ko yakoze ayo manyanga abwa ntimwohereza garuke nimba ari ukubasura no kugira ibiki azagaruka ariko hari akazi gatunguranye nuko ngewe nahamagaye mubwira mbere imfura baramwohereza ubwo ngewe mbere yuko aza nafashe 300 ndayamwoherereza ndamubwira ni kugira ngo tugere Rwamagana banza usubize mugenzi wawe amafaranga tugereyo dukemura ibindi bibazo ubwo 200 yari yatwaye umuhereza n'indi jana ryo kwifashisha muhereza n'ijana ndamubwira nti nimba iwanyu mufite ikibazo sigugikemuye ariko uze tubanze dukemura ibi bibazo wateje ubwo ngewe nari umuntu bumvikana n'abayobozi nta muyobozi n'umwe utaranyumvaga mi Rwamagana ntago ari byo mvugiye hano none kuko nabo ubwabo barabizi kandi n'uyu munsi tuvugana hari uko bamfata yego ubwo amafaranga naramwohereje maze kuyamwoherereza nawe icyo yakoze yoherereje mugenzi we amafaranga amaze kuyamwoherereza nuko avi wabo araza twahuriye Nyabugogo navuye Kacyiru nanjye ndamanuka Nyabugogo byari tariki 27 byari mu kwezi kwa 3 mwaka washize ubwo tugeze Nyabugogo kwiyakira n'ibintu byari byananiye kuko naramurebaga nkarira gusa bitewe n'ibyo numvaga yankoreye kuko numvaga ko bidashoboka kuko wumvaga ari ibintu utazi biturutse byagenze bite twarateze turagenda ariko mbere yuko tugenda nahamagaye abayobozi ndababwira nti mumbabarire mumfashe hatagira ibindi bintu bizamuka birebire ikibazo ndaje tugisorovinge kirangire noneho n'uwo mugenzi we yari yibye amafaranga ndamuhamagara maze kumuhamagara ndamutekerereza arambwira ati rero urabizi ko nta kintu dupfa dusanzwe turi inshuti turi abavandimwe rwose ntimuze nkagenda bafasha dukemura ikibazo ubwo twaraje tugeze twageze Rwamagana nka 11 hafi 12 ubwo duhamagara wa mukobwa wibwa amafaranga yanze kutwitaba ndahamagara inshuro nyinshi cyane yanga kutwitaba hari ahantu nari mfite inzu y'Rwamagana nari narakodesheje hari harimo ibikoresho mbega nari naraguze turimo kwitegura ubukwe umva rero muzatura kuko muri icyo gihe hari aho twari turimo turapanga kugura ngo tujye kubaka ariko aho ngaho nyirizina ariho twari tugiye kugira ibiki kuba hari harimo ibyangombwa byose ibikoresho yajyaga aruhuka akazamuka agafungura akiryamya kuko ubwo nge nari ndi i Kigali ntabwo nari nkibashije kuba nkiri Rwamagana ndabwira nti se tuzamuke tube tugiye aho turuhuke nitumara kuruhuka desha mu gitondo nk'uko abayobozi babivuze tugende mu kigo hanyuma badufashe gukemura icyo kibazo kuko hari harimo rumazi ngo sheri wawe yibye amafaranga ari abantu benshi bampamagara kuko hari ubushobozi bumwe nari mfite kandi bamwe bambonagaho nari maze kwiyubaka deja kuko buri umwe wese yarabibonaga aranabizi yumvaga rero yuko ari ikintu gitangaje kuba bavuga ngo runaka ngo yibye amafaranga ubwo maje kumubwira gutya aravuga ati hoya ataho tuhagiye barahazi kuko bazi ko twageze Rwamagana baza bakadusaba gasaba barantwaye bagiye kumfunga ati tutari twaca muri ikibazo amaza ntisurumva ushaka iki avuga ati tujye Kayonza iwanyu dushaka ahantu tuba turi nibiba ngombwa mu gitondo tugira ibiki tugaruke tubone kuza gukemura ibibazo cyewe ibintu byari byancanze ndamubwira nti nitugende nta kibazo cyo nakoze nagezeyo mpamagara abavandimwe nka 2 maze kubahamagara ndababwira nti mwaza mukamfasha mukumva ikibazo nagize ntejo mutazumva ibintu bibatunguye bikabagwiraho bibatunguye kandi mwari musanzwe muzi ko umuntu ngiye kumuzana mu rugo ejo bundi hari ibyo turimo gupanga baraje mbatekereza uko byagenze maze kubatekereza uko byagenze ubwo twafasha hana gashambure bita savana munsi gutya utambika ujya Kibungo hari ahantu munsi y'umuhanda gutya hahoza akarere utambitseho gatoya ikayonza mu mujyi amarangi atukura ukuntu gutya aho niho twafasha gashambure turicara turaganira n'abavandimwe deja basubirayo barigenda kuko bumvaga yuko yenda ndimo kubabeshya ubwo umukobwa ndamubwira nti rero wazamukanye n'umugore we wa grafrere ukagenda ukajya kurarayo deja mu gitondo ukaza tukagira Rwamagana tukajya gukemura ibibazo wateje arabyanga avuga ati se ndagusiga ndaba nkusigiye nde icyo gihe nafashe inzoga nyinshi cyane aho ngaho ndimo kuziyahuza kuko numvaga byandenze ko nafataga konyage nkavanga na skoro
cyangwa ntumutwe ariko ku rwego rwo hejuru kuko numvaga ibintu bimbayeho numvaga ko bidasanzwe ikintu kimeze gutyo ku muntu mwitegura kubana kandi gitunguranye aho nakanywereye izo nzoga aho rero niho naje guhemukirwa birenze ku rwego rwo hejuru kugeza n'izi saha nkirimo kugendera mu ngaruka z'ibyo ngibyo byambayeho aho ngaho ubwo icyo gihe bikimara kugenda gutyo nahamagaye njye abayobozi ndetse nabanje guhamagara umuyobozi mutoya ndamutekerereza uko ibintu bimeze nabwo ntitwageze Rwamagana duhamagaye umukobwa agiranye ikibazo na mugenzi we yanze kutwitaba namuhamagaye inshuro 20 kuri telefoni nkabimwereka nkakora screenshot nkamwohereza kuri WhatsApp akabibona ntiyanze kunyitaba fande mbigenze ne kubw'amahirwe uwo mukobwa yaraje muri mesa agiye kurya aramubaza ko mugenzi wawe arimo kuguhamagara ntumwitabe byagenze bite nabwo ati rero njyewe nta kibazo mfitanye nabo atuga ibyo bakoze ati ibyo yakoze yabikoze abishaka ubwo ati bazaze ejo ibibazo bikemuke cyangwa se binarorere numva nta kintu amfashije mpamagara komanda ntiyabashije kunyitaba nza guhamagara DPC maze kumuhamagara kuri DPC naramuhamagaye mugezaho ikibazo cyanjye uko kimeze ndamubwira nti ngewe barimo kumpamagara bantuka banserereza ati sheri wawe n'umujura ati nawe mugiye kurongora umujura ibiki n'ibiki ntafande wamfasha kuko nanjye ubwanjye ntago ndi tayari kuko nimba ndi guhamagarwa n'abantu barenga 10 bambwira ibintu bitandukanye ndumva ari ikibazo gikomeye arangije icyantangaje nasanze ahubwo DPC atarabizi ntago yarazi case yanjye kuko bari bakomeje gusa nk'abagenda bayoroshyamo kugira ngo bikemuke ubwo ko nari nafashe kuri izo nzoga nanyweye byinshi birumva byatumye mutinyuka no kumuhamagara ariko we yarambwiye ati wowe tuza none mu gitondo uze kuza numara kuza tugira ibiki dukemura ikibazo cyawe nta kibazo kirimo ubwo sinzi uko byagenze nimba DPC yarahamagaye ndo umukobwa cyangwa se undi muntu wamuhamagaye akamubwira ati se ko wateje impagarara mu bantu uri muratesha abantu umutwe biti we yoherereje message wa mukobwa ati murimo kundega kwa DPC ati ntacyo ati nubundi ntago bigukura kuri umujura ngwino ufungwe banakwirukane ntago twebwe muri force nta discipline tugira y'ubujura ni kosa ritababari uze bagufunge mbega mwereza message irimo ibintu by'amagambo akakaye cyane ubwo ngiye icyo gihe nta decision nagombaga gufata kuko nari nabanje kwidoroga byancanze kuko umukobwa yabonaga message nkabonye message zikagenda nawe zimuhindura nyuma nararyamye bigeze nko mu masaa 6 umukobwa nagiye kumva arimo arambyutsa ati sheri ati ko bimeze ati ngewe ibyo utekereza ngo turasubira mu kigo ntago nsubirayo aho kujya nsubire mu kigo nakiyahura bikagira inzira nabwo nise kubera iki anyereka message zose ngenda nsoma ariko ntanabyitayeho bitewe nuko nari nacitse intege numva mu mutwe ntazi ukomeze nta cyerekezo ubwo ndamwihorera hashize akanya umukobwa arangira arambwira ati rero ati ngewe niryo jambo numvisha ambwira ambwira ati ngewe mfite bene wacu Malawi ataho kugira ngo bajye kumfunga ndaje ndabahamagara nibemera kuntwara bantwara ariko ngiye ntago ngira ibiki ntago njya gufungwa ndamubaza nti se ibyo uvuga urumva uri seriye arambwira ati njya kujya njye gufungwa ndagenda cyangwa se mbyihorera niyahuri ubwo nkagira ngo ni ibintu ngiye byoroshye ubwo hashize akanya arambwira ati maze no kubahamagara ati kandi bambwiye ko tugomba kugendana ubwo icyo umukobwa yakoze we arabwiye ati twari turinze umufungwa ndi kumwe na mugenzi wanjye turinze mabuso umufungwa araducika ati none mu mwanya we bagiye kudufunga ati ndagira ngo mudufashe babe mwadutwara kugira ngo tudafungwa mu cyimbo cye ababeshye bene wabo kugira ngo babone ko bamutwara ndetse babihe na value babiha agaciro ko kubwira umuntu wo hakurya hariya kuko nge nagezeyo mbibonye ubwiye umuntu ati ngize ikibazo gutya na gutya bagiye kumfunga already babifata koko nk'ibintu bigize ibiki birireyera biremereye cyane uwo mukobwa maze kumbwira gutyo ndamubwira nti se
ibyo nibyo wumva wowe uhisemo nibyo wumva ushaka. Ambwira ati ngewe ngomba kugenda, ati kandi nawe sinkusiga. Ngewe nkagira ngo ni ibintu bigize ibiki, nkagira ngo ni ibintu byoroshye, nkabifata nyine nk'ibisanzwe kuko numvaga ko bidashoboka. Kuko urumva wowe cyane gatozi nta cyari wakoze. Nta cyaha nari nakoze. Numvaga ko bidashoboka. Ubwo umukobwa wawe nagiye kumva nongera arambwira ati bemeye kudutwara atari kubambwiye ngo ese ko dutegura urugendo rudutunguye dufite ayahe mafaranga ashobora kudusapotinga mu rugendo tugiye gukora. Ndamubwira ariko mu byo uvuga nge sindimo, nimba ugiye kugenda ugende ku giti cyawe. Ngewe nta kosa mfite, nta n'icyaha nishinza, kandi buri muntu azabazwa iki azabazwa iki. Basi ubwo byageze nko mu masaa 9 saa 10 tukirimo guharira gutyo nta gisubizo n'agatotsi kaza kongera kuntwara. Nashidutse saa 10 ambwira ati baravuze ngo tuva. Ndamubwira nise tuva tujye. Ambwira ati bambajije amafaranga y'itike, ati kandi navuze ati tugomba kugenda. Icyo gihe sinzi byambayeho, sinzi icyo yampaye uwo mwanya. Icyo yakoze natangiye kuvuga ati ngewe mfite amafaranga ya nayo urabizi, amafaranga mfite urayazi kuko ntacyo nguhisha. Nayo mfite 4,400,000 200 purito kuko 300 yo nayo yakuyeho nayamuhaye. Ubwo nayo hari ibyo twari turimo turayapangira. Ndamubwira ntibabwire ko ari amafaranga dufite. Deja sinzi icyo gihe nari majije kuba kuko ibindi byo twari yarasigaye cyavuze ari ndi yafande gusa. Nta kindi ngewe icyo nakoze naramubwiye ntibabwira amafaranga dufite, nta kindi. Cyo bamubajije numva bamubajije ati se amafaranga muyafite cash? Ndata amafaranga arahari kuko nari mfite nabitse, ndagenda amafaranga ndaterura, ndagenda njya kuri banki, amafaranga arasigaye nayo nyakuraho mu gitondo. Icyo twakoze twafashe inzira turagenda. Icyo gihe dufata inzira tugenda sinarinzi ingengo ngiye, sinarinzi ngo ni ibiki no gufata amafaranga narayafashe nyine. Ubwo sinzi n'ibyari bindimo kugira ngo amafaranga ngende nkure kuri banki nyatange. Kubara tubwiye ati mugende mujya ahantu bita, kuko ndabyibuka neza ubu ndahabona, ati mugende mujya ahantu bita Gatore, ati Gatore turabahuza n'umuntu nitumara kubaho muri Kirehe. Ni muri Kirehe. Ndabahuza n'umuntu, nimumara guhura n'umuntu arabafata, atariko mbere yaho tugiye kubohereza umumotari, mubanze mu muhaye amafaranga. Waza ati se amafaranga ubundi ari hehe? Amafaranga nari nayafashe nyashira mu ibaga, ari baga y'umukara nziza. Ati tugiye kubahuza n'umumotari, mu muhaye amafaranga, nimumara kumuhaye amafaranga hanyuma ntago mwayanyurana muri izi nzira kuko mwebwe bashobora kugira ibiki kuyabafatana. Ati kandi ntaho mwanyura kugira ngo ayo mafaranga mugira ibiki muyavunjishe kuko mugiye kugira ibiki hari izindi nzira mugiye guca. Ubwo twebwe icyo twakoze twaragiye tugeze Gatore. Ndabyibuka n'umumotari waje akimara kuhagera amatelefone, aho uwo mukobwa telefone ati vugana n'aba bantu. Aravugana, maje kuvugana arambwira ngo shere ngo uyu niwe bohereje ngo duha amafaranga. Cyo bwanje nuko nafashe amafaranga yanjye navunikiye nakoreye mu myaka irenga 5, nyahereza umumotari amva mu biganza gutyo. Ntazi ngagiye hehe kuko ngibyo nakoraga, ntago nari tayari, ntago nari muzima ku buryo nabashaga gusubiza ubwenge nyuma ngo mvuge ngo ese bintanze bigiye he ndongera guhurira he. Bo nuko bongera baduhuza n'undi mukobwa wa kabiri. Aho ngaho niho twagiye turicara, tumaze kwicara ngo tukiri Gatore, byari ku muhanda gutya ari ku gasoko munsi y'umuhanda gato kuntu, inzu ifite imiryango 2 ndumva nyibuka. Turagenda umukobwa aratwakira turicara, yari umwarimu kazi. Tumaje kwicara abo bose bwari ubwa mbere mwagamuhuye? Abo bose bwari ubwa mbere twari duye kuko twaho ni kuri telefoni bavugana. Deja hakurya iyo ngiyo Malawi bavuganaga n'umukobwa wabo, none bavugana ukamukurikira. Hanyuma njyewe icyo nakoze twaragiye, tumaje kugera aho ngaho Gatore ndumva twaraharaye. Buracya bumaje gucya baravuga ati rero turimo turashaka buryo ki mugomba kugenda, mukava aho ngaho mukambuka mukajya Tanzania, none twe tukaboherereza umuntu ugomba kuza kubafata. Mu gitondo niho
umukobwa yambwiye ngo amaze kumpamagara avuga ngo amafaranga ngo noneho amajije kugira ibiki amajije kutugeraho ati twohereje n'umuntu ugomba kuza kugira ibiki kubafata atari ko mugiye kuba mwambutse mujye Tanzania mumara gushyika Tanzania niho turi bubafatire ubwo twohereje ni hari bubafatire ubwo icyo gihe bongeye badukubita umumotari uwo mumotari aratujyana inzira n'ubwa mbere nayiri nyiciyemo mbega twagendaga kuri telefone gusa tugenda baduhererekanya ariko umukobwa ari we uri connecte uvugana nabo ngabo bene wabo nabo bagiye kubahuza nabo kuko ngiye ubwanjye nta muntu nari nzi ntaki nubwo nagendaga ngiye uyu munsi wa none nibyo ntekerazaho nkasubira inyuma nkashishoza nkayoberwa buryo kinajyanywemo ubwo tumaje kugenda baducishije mu mazi mukagera turambuka dushyika Tanzania umva Tanzania twagezeyo naho tumarayo umunsi umwe nimba atari ibiri dutegereje wari uturutse Malawi kaze kudutwara bwakeye byari ku cyumweru ari kuri Pasika nibwo bavuze ati abavuye Malawi kubatwara baraje noneho mwafata isafari mukagenda twafashe urugendo tugenda kuri moto urumva batujyanaga nyine nka forode kuko nta byangombwa twari dufite ntaki mwari mutorotse twari dutorotse ubwo rero bakomeza kutujyana gutyo baduhererekanya ariko ntari wa muntu uvuga ngo ndava he ndajya hehe ndi wa muntu udashobora kubaza ngo ese ndimo ndajya he n'urwo rugendo nakomeje kugenda nkoreshwa turagenda dushyika aho bita Kahama ndumva ariho twahuriye n'umuntu wagombaga kuza kudutwara ubwo aho Kahama twarahavuye nyine turakomeza urugendo dushyika Dodoma aho ngaho niho uwo wari uvuye Malawi kuko Kahama twahasanze undi wari woherejwe n'uri Malawi uwo twasanze Kahama adushyitsa Dodoma niho twahuriye n'uwo uvuye Malawi ubwo naho twatangiye urugendo ariko rutari rworoshye kuko nagendaga duhura n'ibibazo bikomeye aho badufashe bakandiha nkakubitwa nkibaza icyo nkubitirwa nkakibura umukobwa ariko nta n'uwamukoragaho kuko nabonaga nta n'umukoraho ubwo dukomeza nyine gutyo nabo bari badutumye turinda dushyika Malawi twageze Malawi mwagendaga n'amabisi deja aho tugeze tubona bitari neza tujyana kuri moto bakaducisha ahantu tuzengurutswa nyine ahantu twaje kugera Malawi ku itariki enye ndumva ari enye z'ukwa karindwi z'ukwa kane itariki enye z'ukwa kane ndumva aribwo twageze Malawi mu Girirongwe kuko niho bari batuye ngo mwari mukoresheje iminsi ngiye kuva mu Rwanda mugera Rirongwe kuva mu Rwanda tujyara Rirongwe kuko mu Rwanda twavuye ku itariki 27 ubwo twageze Rirongwe ku itariki enye z'ukwa kane ndumva ari hagaze mu minsi gutyo 6 cyangwa 7 hagati aho ngaho cyari nk'icyumweru twagezeyo tugera muri bene wabo babaza umukobwa ati se bimeze bite arabasobanurira kubabwira ati ngo twacitswe n'umufungwa ariko muri njyewe nari wa muntu utabasha kubeshya nafashe nyina wabo maze gufata nyina wabo ndamutekereza uko ibintu bimeze kuko tumara kugenda iwabo w'umukobwa barahamagaye muri Nyaruguru baramubura amaje kumubura bakomeza gushakisha baravuga ngo namutorokesheje ngo nagize ibiki icyaha kiba ari cyo kijyaho bikomeza kuba birebire noneho ariko nyina w'umukobwa aza guhamagara uwo ngo ni nyina wabo amaze kumuhamagara amubwira ati abana ndi kumwe nabo ugaza kumusobanura nyine uko twakundanaga uko twabanaga n'umukobwa we n'ibigiko nyina twaraganiraga cyane ariko gashoboka yaba ari ubufasha nkeneyeho uredi nkabumuha nyina turaziranye cyane aranzi cyane hanyuma nkimara kugerayo twamaze hafi nk'icyumweru nanone dusa nkaho dufungiranye kuko ntago twari dufite uburenganzira bwo gusohoka ngo ujye hanze abantu yo barakubonaga bakavuga ati aba ni Abanyarwanda ibyo ari byo byose ko nta rurimi wari uzi ntaki twagumye aho ngaho ariko muri icyo cyumweru twamazemo aho ngaho natangiye noneho kugenda nsa nk'ugarura ubwenge ku murongo
nkabona aho ndi simpazi nkabona ibyo ndimo kuko ndi wa muntu wabyukaga nikorera akazi iki nkabona mbyuka nicaye n'ibiki ntangira kugenda nsubiza ubwenge inyuma nkabona aho ndi n'ibiki none naje gufata agatelefoni nza guhamagara abayobozi mu Rwanda wakoresheje ubuhe buryo nafashe telefoni yabo yo muri urwo rugo iyawe zo zari ziri hehe izanjye nari nkafite nako ariko imwe bari barayitwamburiye Tanzania nini barayitwambura barayitwara ubwo niho nafashe ya telefoni nza guhamagara abayobozi ndabwira nti jya kuri WhatsApp ya admin nahamagaye jya kuri WhatsApp tuvugane hanyuma akijyaho telefoni babaje barayinyatse ku bukeye nza kongera kugira amahirwe ndayifata ndamuhamagara ndabwira nari kafande cyewe najyanwa ahantu ariko simpaza aho najyanwe narashimuswe narajyanywe nirirwa sinzi ibyo ndimo gukora kwanza barambwira ati tewa ati natwe twarakubuze ati telefoni zawe zose twarahamagaye ati wanyu hose twarabaririje ariko twarakubuze ndabwira nti narajyanywe ariko ndi kumwe n'umuntu ariko mperuka nzi neza yuko navuye i Kigali nje gukemura ibibazo byo yari yateje noneho ndi uyu munsi wa none simpazi kandi si mu Rwanda ndagira ngo mumfashe ubwo biba birarangiye ku buke mpamagara undi maze kumuhamagara nawe ndamutekerereza arambwira ati se titeho ati Malawi wageze yute ndamubwira nafande nanjye niho nisanze uburyo nahisanze simbuzi ndabaza n'uwanzanye simbizi ikindi ariko nibuka ko nagiye gufata amafaranga yanjye nari mfite yose kuri konti kuko icyo gihe nari mfite n'akaborodero kayo nari nakuye kuri banki ho hari hariho $1,800,000 nari nayakuyeho ako nari ngafite mu mufuko w'ipantaro kuko ntawigeze ansaka ngarakantwara arambwira ati pole sana muhungu wacu ihangane ndamubwira nti mumfashije icyo arambwira ati ngiye kuvugana n'ubuyobozi feedback abari bume ndibuze kukubwira guhera icyo gihe ntabwo nongeye kubona telefoni kugira ngo nongere nabo barampamagaraga bakambura hanyuma noneho hashize iminsi nk'ibyumweru nka 2 nabwo natangiye kubona impinduka z'ibintu ntari niteguye kuko n'ubundi nagiye ntabyiteguye ntanabizi naje kubwira umukobwa nti rero maze ibyumweru 2 hano mwicaranye mu rugo twicaranye mu rugo ngo mwari musigemo hano nk'umugore n'umugabo cyangwa barabasasiraga hatandukanye twari turi kumwe mu rugo nyine nk'abadufataga nk'abana umukobwa akabiyo ngiwe nararaho ubwo bene wabo bari bafite amashopu 2 ubwo nari maze iminsi njyana n'umugabo wa nyina wabo nawe akajyana na nyina wabo tukagenda nyine gake gake asa nk'abatumenyereza amaho nanjye icyo bankoreshaga bari bafite aho ngaho ku gashopu kamwe hari akabare nirirwaga mbabagira amakoko ndaho ngaho nirirwa nshyira inzoga ku murongo mbona ubuzima ndimo ufite ibintu none bikinje mu kabyarama ntabimenyereye ntabizi nta kintu ndangije nabwiye umukobwa ndamubwira nti ndashaka amafaranga yanjye ntitaye ku byo ndimaha ntitaye ngo si ni wacu nkeneye amafaranga yanjye nisubirira iwacu kuko ibingibi ndimo sinzi ibyo ari byo nimba ari n'ibiwanzaniye ntabwo ibingibi nari mbyiteguye nta nubwo nigeze mbishyira mu mupango wanjye umukobwa icyo yansubije yarambwiye ngo hasi iwanyu n'ayo mafaranga sinjye wayahaye uzajye kuyabaza uwo wayahaye icyo gihe ngewe ibintu byarancanze mera nk'umusazi mbura ibyo kuvuga ku bukeye nibwo nongeye ndamubwira nti se kubambwiye ngo amafaranga siwe nayahaye none ubu ukabona nambaye ubusa naraje nambaye ipantaro imwe inkweto imwe ishati imwe none nabyo bikaba bincikiyeho mbigirene yongeye ansubiza irindi jambo ryandiye no mu bwonko arambwira ngo hano si iwanyu wajya gufata icyo ushatse ukiha ikindi ujye utegereza uhabwe ufate icyo baguha nk'umuntu wari ufite ayo mafaranga yose batwaye ndi wa muntu wari uzi kwishabikira kuko buri umwe wese unzi uyu munsi wa none nari nzi gukora numva ngewe birandenze ariko nkomeza kwihangana kuko aho nari ndi simpazi abo ndi kumwe nabo uko bamfasha nako ndakubona ariko ngiye nkashaka igisubizo cyo kuba nagira ibiki nasubira inyuma nkasubira iwacu
nongeye kugira kandi utazi ngo uzanyura mu zihenze. nongeye kugira amahirwe naje gufata umwana ngurira agasimukadi akibaruzaho nza gufata amafaranga kuko nari ndaho ngaho nyine ku kabari nza kubatira amafaranga abahakoraga 5,000 baza kuyampanyaguramo amayinite yose nongera guhamagara umuyobozi ndamubwira nti mumfashije mwamfasha buryo kinavaha mpamagara no mu rugo ndababwira nti ngewe nisanze ahantu kuko nabo bari barayobeye burengero ryanjye barashakishije barabaririje urimo n'amatangazo baratanze byarabayobeye ndababwira maze kubabwira avuga ati yewe aho ngaho wahageze ute ndababwira nti ndimo ndashaka kugaruka iwacu ni kuko ibintu bimereye nabi muri icyo gihe ndimo kubipanga naho nabo barimo gupanga ibyabo aho umukobwa yagiye ari kuri gahunda na nyina wabo n'uwo mugabo wa nyina wabo wo kujyaho bakamushakira iki umugabo wowe cyari nk'igikoresho kugira ngo abashe cyari nk'igikoresho kugira ngo abashe kugerayo ndetse babashe no kuntwara ibyanjye muri ubwo buryo bw'uburiganya n'ubusamba hanyuma muri icyo gihe barimo kubipanga umwana wakoraga aho ngaho kuri ako kabari yaje kumbwira ati Theo ati mbega urabizi banyitaga Magufuri avuga ati sheri wawe ati uyu munsi ararongorwa ubwo njyewe nabaye nk'umusazi nkubitwa n'inkuba ndumirwa mbura uko nkora icyo nakoze nahamagaye umugabo wa nyina wabo kuko nyina wabo yari afite umugabo nyina wabo afite yamase kuko ise bagiye mbega ari impunzi bari barakoze jenoside bagiyeyo ari impunzi ubwo bagiye bahungize kugira ngo amategeko atababaza ibyo bakoze kuko ise w'uwo mugabo wa nyina wabo yari yarafunzweho n'imyaka 12 kuko nagiye nanjye ubwanjye ngenda mbaza tuganira gake ariko nk'umuntu warakoze muri force nzi ibyo mubaza ariko nanjye ntanga kwirirwa njya muri byinshi amtekerereza uko yatorotse n'ibiki yafunzwe imyaka 12 aza gutoroka ibyo sinabitinda kuko nanjye nabonaga yuko gahunda n'ubundi bari bafite yo kunyobya ndetse no kungirira nabi noneho nkajya mbona iyo nafataga telefoni y'umuntu umwe muri bo nahitaga mbona ubutumwa bagiye bohererezanya ati yongegera n'ubundi komisiyo yacu yarangiye mwareka tukajya kukijugunya Mozambique cyangwa tukajya kukijugunya mu nkambi ati cyaze tukajya kugifungisha n'ubundi hariya Malawi igikora yo nabonye ari amafaranga ufite amafaranga buri kimwe cyose uwo mwami cyane deja ubwo uko misiyo yabo bayipanze yo kugira ngo umukobwa bajye kumushyingira bagira ngo babikore nyine bamaje kumfungisha ubwo rero nanjye nza kubitahura maze kubitahura mpita mbibabwira ariko nari mbakeneye ntituganire ntibamenya n'icyo mbashakira ndangije tuhageze ndababwira nti rero ngewe uyu mukobwa yanzanye mu muryango wanyu uburyo yanzanyemo murabuzi ntabwo nzi ariko nje ntabwo nzi uyu munsi wa none mugiye kumushyingira ariko icyo mutari muzi nuko nje uyu mukobwa nawe twavuye iwacu dukundana abe nyina arabizi nawe reka tumuhamagare none ahangaha ni umugabo wo guhamya ibyo ariko ibyo si byo nsitsaho uyu munsi wa none ndasaba amafaranga yanjye mwanzananye nayo mumfashe nsubire ni wacu ndabizi nta cyaha nigeze nkora nzajye kubazwa ibindi ndetse kabone niyo cyaba gihari nzajye kukibazwa ariko nyibarizwe iwacu icyo gihe icyambayeho narakubitiwe muri urwo rugo kwasoba ko baragukubise uwafataga icupa yarakubitaga irimpamije rikampamya ufashe isahani agakubita haza kuza umusaza niwe wadukijije nawe yari umunyarwanda atuye ruguru yabo ho gatoya nawe wadukijije njyaniwe arambaza ati se kuki murimo gushaka kwica umuntu bite yari umunyarwanda ati bite ko mushaka kwica umuntu ubwo umusaza arababaza ati byagenze gute na gute aramfatana n'umukobwa turagenda twicara iwe azana n'undi mubyeyi wari uri aho ngaho mu bashuti babo kuko bari bahuruje nyine nk'umuryango twicara muri saro ku musaza tumaze kwicara muri saro ku musaza arangije arambaza amaje kumbaza ati byagenze gute mutekerereza kuntu naje maje kumutekereza kuntu naje mutekerereza nibimbayeho arangije ijambo yambwiye ijambo rimwe yarambwiye ngo ntiwigeze umenya ariko ndamakubwira uwo musaza ngo wakafata nasobukwe uyu ni umusaza wari utuye haruguru wankijije wantabaye ati ntiwigeze umenya ubwo nyoberwa icyo ashatse kumbwira ariko ubwo abaza n'umukobwa amaje kubaza n'umukobwa
umukobwa yaramubwiye ati njyewe uyu musore nta naho muzi, ati buretse ikibazo twagiranye gusa, ikibazo twagiranye ariko uyu musore nta naho muzi. Umusaza yaramwihoreye, maze kumwihora ubwo hari n'uwo mumama wari uhari. Uwo mumama wari uhari avukana n'uwo mukobwa wari Kirehe wagiye nawe aduhereza abandi badutwara, abandi bagenda bakubita muri iyo sheni bageza Rirongwe. Ubwo uwo mumama icyo yavuze we yaravuze ati ugira amahirwe ati kuba nza gufata umumotari. Maze gufata umumotari ndamubwira ndashaka kugera ahantu bita Mucinji kuko uvuye Malawi washyikaga aho bita Mucinji wava hano nukuvuga ngo ni igice cya kabiri kuva Malawi ni mu mujyi, ugomba kuva Malawi naza kugaruka aho ngaho. Ndangije maze kugera aho ngaho umumotari ahangejeje, ariko nabwo kwaguhiga mbona kurakomeje. Uko bampigaga nkabona birimo birakomeza bagushakisha no ubwo njye ubwanjye ndi wa muntu utari ufite icyangombwa na kimwe ngo nimo ndagenderaho, nanjye nagendaga ubwanjye nkwepana na polisi kugira ngo zitagira ibiki zitamfata. No kuba hari ya Malawi buri modokari yose haba harimo bariyeri nko muri metero 100 ugenda muvamo bagenda bacekinga. Ubwo iyo bumvaga mutavuga ururimi rumwe bahitaga bagukubita muri mabuso, nagera imbere nkavamo. Noneho naje kugera aho bita Karonga ku mupaka wa Malawi na Tanzania, aho noneho naje kuhagirira ikibazo gikomeye cyane. Ubwo aho ngaho narahageze nshaka buryo kinakambuka ndabibura, kuko ni side ya Tanzania na Malawi. Hano hari abapolisi ba Malawi, hakurya hari abapolisi ba Tanzania. Icyo nakoze naragiye mfata ibyondo nisiga mu maso n'ibyenda byose nari nambaye wihindura umusazi nanone. Ndangije mfata ibikaju ibisheke, bino bisheke hari abantu bafite umuco wo gucuruza ibisheke mu bushashi. Ndagenda ngura ibisheke cya 500 ngizirikaho naho mu mutwe, ngishyira gutya mu ijosi bigatendera hano, nambuka umupaka ndagenda. Ubwo nari maze nta wigeze mpagarika kuko ntago wahagarika umusazi, ubona ko ari umusazi nyine. Abapolisi bahariya nabonye ntago bakomeza ibintu. Ubwo ndiyambukira nshyika Tanzania. Maze gushyika Tanzania ndongera ndajya nsa nk'ujya ahantu ku mazi, mfata ya myenda ndayifura, bya byondo bivaho ndangije ndayambara nkomeza urugendo. Ngeze Tanzania aho ngaho aho bita Karonga nyine, hakurya hari side ya Tanzania bita Karonga, hari niya Malawi bita Karonga. Ubwo nagendeye umwagenti mutira telefoni. Urumva ntabwo twabashaga gukominikana cyane kuko hari abavuga igiswahili cyinshi bavuga n'igicewa, kuko ni kuri side ya Malawi na Tanzania kandi bakominikana bahahirana. Ndangije nsa nk'umuvugisha mu cyongereza nabwo gake kubera ko byari gufatikanya nawe atakizi, ariko intego nari mfite nyegeraho. Ubwo yanije telefoni, amaze kuniza telefoni mpamagara mu rugo, abwe ntimujye kuri WhatsApp tuvugane, kuko hari uhamagaye abari amayinite menshi agenda. Maze kubahamagara ntimujye kuri WhatsApp tuvugane. Maze kubavugisha bajyaho, ndababwira nti ndi mu nzira ndimo ndataha, ariko nta mafaranga mfite. Ubwo nari maze ibyumweru 4 ndi mu nzira ngenda kandi icyo gihe nagendaga n'amaguru, aho nageraga nkararana n'ibikoko, aho naho nahuye n'inyamaswa nyinshi kuko ari mu mashyamba, aho nubwo inyamaswa ikure bikakugirira y'ubwayi impuhwe. Sinari nkiri umuntu kuko nari meze nk'ikintu utamenya. Ubwo niho avuze ati se uri hehe ibiki, bose bagira amatsiko bitewe n'igihe bari bamaze bagushaka. Ngeze Tanzania aha naha niho banyohereje 100,000. Maze kunyohereza 100,000, ubwo 100 nararivunjishije, ndumva barampaye 210 by'amashiringi, nimba batarananye ibya simbizi. Nkomeza urugendo ndaza. Uko nakomeje urugendo ndi kuza ngera aho bita Zambia, ndaza nkomeza kugenda nza, kubw'amahirwe ngiye kubona nshika Rusumo boda. Kwambuka naho biba indi mibare. Kwambuka naho ubwo narahageze ntangira gutekereza byinshi, ariko ndavuga nti nageze iwacu
urugamba rurerure runini ndarucitse kandi ibyo nanyuzemo nibyo byinshi bikomeye kuko aha ni mu rugo ni muhira icyo ari cyo cyose cyaba niteguye kucyakira narahageze Rusumo boda ndagenda nongera mfata agatelefoni ntira umuntu w'umukirina wakoraga amaho ndamubwira nti niza telefoni ndangije kuko nageze boda nsigaje 45,000 namuhaye 500 y'amayinite mpita mpamagara umuyobozi maze kumuhamagara avuga nti rero ntinageze mu Rwanda ariko ntago nshaka gukora amakosa ndagira ngo mu mega guidance y'icyo nakora arambwira ati genda witange wivuge ku bapolisi babwire ko byakugendekeye nibiki ati ubahe nimero zanjye bampamagare ubwo naragiye ndabibabwira maze kubibabwira batangira kubishidikanyagaho bitewe nuko nasaga ariko kubw'amahirwe hakaba hari abapolisi twapasinganye twanakoranaga ari Rwamagana bambonye bahita bamenya bamaze kumenya bahita bahamagara n'abayobozi barababwira ati dore Theo yaje avuga ati twari tumurangiye aze ati hanyuma nagera aho ngaho ababwire mutuvugisha nuko mageze baramfata barambaza nyine uko urugendo rwagenze ndabasobanurira maje kubasobanurira ubwo abayobozi bafashe decision yo kuza kuntwara baturutse hano Rwamagana kuko niho hari headquarter baraza barantwara bamaze kuntwara bangeza Kirehe kuri DPU barambaza nanone maze kumbaza ngenda sobanura ubwo hagira n'ahandi noneho bantwaye ubwo naho nari ngiye kubazwa buryo ki najyanywe buryo ki se nagiye nta cyaha wishinze nta cyaha nishinzaga batangira nyine noneho nabo kubikurikirana biri ni deep kimwe ku kindi batangira kumbaza aho naciye uko nagiye se amafaranga wayakuye hehe genda mbasobanurira uko ibintu byagiye bimbaho byose genda mbatekerereza ubwo ntago nyine nagombaga kubazwa ngo nsubire mu rugo ntaye cyangwa se nsubire mu kazi ubwo urabyumva nawe hari aho nagombaga kugira ibiki kuba narindi ariko nkuko y'Imana yagiye ibasha kundinda abe muri izo nzira abe na hehe ibyo nabasobanuriraga nabo bwabo bagiraga kuri tere bakabyibonera baza kunsubiza inyuma njya kwerekana aho ngaho uwo mukobwa watwakiriye aho yari acumbitse umukobwa nawe bamubajije baramubaza ko byagenze avuga ati nanjye ni abantu bampamagaraga ati nkabaha umukobwa bakavugana ati ubwo nyuma baza kunjyana n'ahandi kongera kubazwa muri RIB naho barambaza muri human trafficking naho ndabazwa nsobanura uko byangendekeye hanyuma kuri RIB aho muri human trafficking niho bankoreye ngiye kubona banyisu wakorewe icyaha witwa victime mvamba victime bavuga ati ibintu biroroshye none hanyuma niho bamfashe ndagenda nyine njya muri polisi ubwo nyine barankatira umupolisi watorotse akazi nta ruhushya ntaki bamaze kunkatira nkora amezi yanjye 6 ya discipline nk'ibisanzwe ndangije ndataha urwo urugendo rwanjye uko rwagenze ahubwo rero no muri Nyaruguru iwabo ni Nyaruguru umukobwa mushiki wa wansu ndakura ko numva operation kitona cyane kabisa n'ibintu amajoro n'iminsi yose warayuhagaze yose hejuru y'urukundo wakunze umuntu byabindi bajya bavuga base nkuko byaramwe tuzizera abandi ariko Imana tugirire neza nuko rero urafunguwe wongeye kusa nkaho uvuga ngo uje ahantu hasenyutse no kuvuga ngo uyu munsi wa none ukuntu ubuzima buba bumeze iyo byagenze gutyo ugiye gutangirira zero kote zawe zarahagaze akazi warahagaze warumaze ibyo bihe byose waragiye kuko ndibaza urwo rugendo kuva Malawi Rirongwe kugira ngo zagaruke Kigali warukoze iminsi ngaho ubundi no kuvuga ngo icyo gihe namaze hafi
ibyumweru 4 mu nzira, nagendaga n'amaguru, aho nageraga nkurira n'imodokari nayo ubwayo ikanjugunya aho ngaho. Akenshi nagiye ndara mu nzira, nkarara mu bihuru, nkarara hehe kuko ntaho nari mfiteho kurara. Nta n'umuntu ubwanjye nagombaga kuvuga ngo ndizera, ntawe. Ninjye ubwanjye wigizeraga ku giti cyanjye, nkavuga ntariko Imana igomba kumfasha. Target mfite n'ubundi no gusubira imuhira, nkagerayo kandi nkagerayo amahoro. Yes. Buzi icyo mvuga ngo harya ngo barabatarabona nuko ngire ngo yenda kugaruka hanze byo urumva umuryango wawe ahanini cyane wari ufatiye runini akazi wape nabo nta yindi mibereho runaka ari hari cyane. Hakurikiye iki ubundi ngire ngo nanone ibibazo byakomeje kubindi bibazo kugeza n'amagingo naya. Ibibazo byakomeje kuba ibibazo, uri kumva nimba nari wa muntu ubasha kuvuga ngo ndasupporting umuryango, no kuvuga ngo byarahagaze kuba ko already nta kazi karahagaze kubera izo mpamvu. Nanjye ubwanjye no kugira ngo ngaruke mu murongo nabyo byakomeje kugenda bimbera imbogamizi, kuko n'ubu ngubu biracyangiraho ingaruka. Iyo nicaye nkatekereza ibyambayeho numva ngize akantu kihungabana muri njyewe, kwiyakira bikananira. Ntabwo byoroshye. Icyo gihe wese werekeza he? Wasubiye mu rugo se? Wese byagenze gutyo? Icyo gihe nasubiye mu rugo ndatuza nyine ndicara, batangira gukomeza kugenda bamfasha gusubira nibura mu buzima busanzwe. Babanyihanganisha kuko kesi yanjye barayizi benshi, bagenzi banjye twakoranaga bakampamagara, pole sana, humura, yaguhaye biri izongera guha ibindi. Zemo namaze kwiba umuntu avuga ngo Imana ngo zongera guha ibindi. Wumva ari kugusonga cyane. Nje enda tutukira aho ngaho urumva nk'umuntu wakamwe wabaye mu rwego nka ruriya rukomeye rwa polisi, byanga byemera umuntu n'ubundi ahantu yarari urahazi, wakoze iki kugira ngo byibuze umuntu nawe afatwe abazwe n'amategeko ibyaha yakoze? Kubera ko nkuko bivuze muri human trafficking basanze ari victime, byanga byemera kandi tuzi ko mu Rwanda n'abari hehe bakoze icyaha barafatwa bakabazwa ibyaha. Amaherezo y'umukobwa bimeze bite se? Yaba yarakoze ubukwe, wabukweruka makuru ye, ese yaba yararyojwe nawe ibyaha yakozwe, bimeze bite? No kuvuga ngo kugeza iyi saha ntago nzi yenda ngo yakoze ubukwe cyangwa se ntiyabukoze, kandi kugeza iyi umunota sinzi yenda ngo ariye, kuko njye ubwanjye nta bushobozi cyangwa se nta n'ububasha mfite bwo kugira ngo mbe nashakisha buryo ki yakurikiranwa kugira ngo nawe aryozwe ibyo yakoze, kuko byanga byakunda ibyo yakoze birumvikana kandi ntago ari ibintu byiza, kuko we yashatse ko mfa ariko Imana irandinda. Uyu munsi wa none ushobora kuba anyumva cyangwa se ari kumbona, icyo nasaba nk'ababifitiye ububasha ndetse biri mu nshingano, ubufasha bwa mbere nifuza ko bamfasha ni ukuba uwo muntu yakurikiranwa, abe we ndetse na bene wabo, kuko bose babigizemo uruhare kugira ngo ibyo byose byambayeho bibe. Nibura by'ubwabyo biramutse bibaye nkabona ubutabera, koko nk'umuntu nanjye ibyambayeho n'ubu byananiye kwakira, nanjye nakumva ntuje kandi birashoboka. Wigize wegera inzego zibishinzwe uzibasabe ko uyu umuntu yafatwa agakurikiranwa bigakunda? Nta bushobozi nari mfite bwo kuvuga yenda ngo nabegera, kuko nta naho nari mfite kuba yenda ngo najya kubariza cyane kuko bisaba kujya gutanga ikirego. Ibyo narashatse kubijyamo ariko nta bushobozi nari mfite, ndetse gukurikirana izindi process zikurikiranye gutanga ikirego. Voilà, izo process nizo nabuze, ndetse n'abashobora kunyunganira ngo bamfashe, ibyo nibyo nabuze. Naho ibyo byose nabitekerezaga. Hari agakuru kese waba uheruka yenda nyuma yuko maze kuva muri gereza? Oya, nta nkuru yameruka nayo. Amanimero ya telefone yawe nagira ngo urafite, wigeze ugerageza
yagerageza ngo umenye amakuru cyangwa wabuze ubushobozi n'imbaraga byo kuba wabikora? Amanimero yabo narayibagiye kuko urumva igihe umuntu aba amaze ari muri struggle zingana gutyo hari ibyo nawe ubwawe bigenda binisiba mu mutwe kuko hari ibindi byinshi byanzaga mu bwonko nkatekereza byinshi kandi nta n'ubushobozi nari mfite bwo kubikoraho. Ku ruhande rumwe ubuzima ntabwo bworoshye cyane nkuko wenda twanabiganiye ubushize, imibereho n'ibindi byose byabaye intambara yenda tutaza ngo dusobanurira ngo umuntu abashe kubyumva. Umuntu ashobora kubona umuntu ameze gutya ariko ugasanga umugore ushobora kubona agera akaba ari gukinga umusaya, ibintu bikagenda gutyo. So kuri uyu munsi wa none yenda ibyo ni bimwe mu bibazo ufite yenda byari biri ku mutima ushaka ko abantu bagufasha cyangwa se bakugiramo inama, ariko nagira ngo mbwire ku ruhande rwawe yenda ibindi bibazo runaka ufite cyangwa se ibindi bikugoye muri iyi minsi ya none yenda wifuza ko byabonerwa igisubizo. Urumva kuva icyo gihe akazi karahagaze nk'umuntu wari usanzwe ubasha kuba yakorera udufaranga akagira ibiki mu buryo bwo kuba umuntu yakiteza imbere yagira ibiki. Already uyu munsi nta kazi mfite kuvuga ngo wenda ndabonaho amafaranga ashobora kuba nanjye yansapotinga yamfasha muri ibi ngibi. So byose ni imbogamizi kubaho muri ubu buzima, nyine ni ibintu umuntu aba atari yabasha kwiyadabutamo kuko uba wumva biba bigoye. Umuntu aba yarabuze aho ahera nibura kugira ngo abashe kugenda nawe yiyubakamo gake. Biragoye cyane ujya wakira ko ushobora kuzongera kujya muri kugira urukundo kubera ko yenda uba warafungura umutima wawe mu muzo wa mbere byaba byaragenze gutyo. Uba wumva mu by'ukuri ku ruhande rwawe bimeze bite? Ni ikintu kigoye kuvuga ngo uyu munsi yenda umuntu yagaruka muri ibyo n'ibintu biba byarabaye ku muntu. Urumva biba byarasigiye umuntu gikomeye cyane kuko bitewe n'uko nakoreye umuntu kandi buri umwe wese unzi abibona, nkaza kugirwaho ingaruka nuko nakoreye umuntu neza. Ni gikomeye cyane. Ibyo ntabwo ari ibintu bya none ahangaha ngo umuntu yakongera akajyamo kuko ntiwanabitekereza kubijyamo kuko wabitekereza ufite uvuga ati hari icyo mfite nibura mperaho, ariko uyu munsi ubwanjye nanjye ubwanjye ntako ndi. Nagize ikibazo ndibaza ntese ko basanze ari victime kandi ugapasinga ayo mezi 8 ya discipline nkuko amategeko abigena ku muntu wataye akazi nta kibari batazi n'ahantu yagiye, ariko bagasanga uwabaye victime z'ibyabaye akukiyenda bagusezereye mu kazi kandi basanze ari victime. Ni ukuvuga ngo itegeko niko ryagombaga gukorwa, niko riba rimeze kandi ibyo nta kindi nahinduraho. Abayobozi bwo nyine bagendera ku mategeko. Yes, bagendera ku mategeko kandi nabo ndabashimira kuko byanga byakunda barashishoza ubushishozi bwabo n'ubu ngubu nkishima basanga koko ibyambayeho nta ruhare nabigizemo, nta zindi nkurikizi. Ari nayo mpamvu ngiye ubwanjye nsaba uyu munsi wa none basi abishoboye kugufasha, bashoboye kumfasha bishoboka bamfasha, yaba ari ukugera kuri uwo wampemukiye basi akabasha kuryozwa ibyo yakoze, byaba ari iby'agaciro cyane kuri njye. Ikindi cyo yenda ngira ngo turaza no gusorezaho, kurumva uko wahagurutse aho mwari muri mwerekeza iyo za Gatore na hehe mukomeza mwambuka Tanzania, waba waramenye uburyo bwakoreshejwe kugira ngo bakujyane matekwa uri umuntu w'umugabo kandi ukanuye udasinziriye? Nanjye nicyo kintu cyanyobeye uburyo kibabigenje, ariko buri abantu nabahanga sinzi uburyo ki rwose byagenze kuko ngewe nari wa muntu ubwirwa ikintu nkakora, ari meze nk'umuntu bashize mu murunga bagakurura mbega. Nari wa muntu udashobora kuvuga ngo iki ni kibi cyangwa ikintu cyiza. Icyo bambwiraga nakoraga icyo ngicyo. Fata amafaranga ukayafata, yahereza ukayahereza, urira moto, manuka ha icara hagarara, ibintu nk'ibyo byose. Nubwo buryo bwakoreshejwe kuko nkubwiye ngo ngewe ubwanjye nari wa muntu ushobora kwifatira decision. Icyo gihe byari byararangiye nta mwanzuro nabashaga kwifatira. Mbega barambwiraga
tugende tugaca aha tukagenda nyine nkabakurikira aho bari baciye nuko byagendekeye. Kundi ruhande yenda ariko dusoza nagira ngo wenda utubwire ibi bintu byabaye bigusigiye nyigisho ese niyihe nama mu byo wahuye nabyo wagira abantu kugira ngo yenda ibyo bakubaho bitazongera kukubaho ukundi binajyanye yenda ntukurumva muri mugezaho kwitegura ubukwe mwaratanye no kugura n'ibikoresho uyu munsi wa none ibyo byose icyo gihe cyashize ndizera ko nta kintu wasanga kigihagaze so ibyo byose byaragiye bisenyuka. Niki kintu ukuyemo ahantu wabwira abantu uyu munsi wa none kugira ngo nabo yenda bahumuka amaso kubakitiranya ibintu uyu munsi wa none cyane cyane nk'urubyiruko nk'abasore bagenzi banjye gukunda nibyo ndetse ni nabyo ariko icyambere banza ushishoze se ngiye gukundana nande ese uyu muntu ni muntu ki kuri njyewe ese ni iyihe target ni iyihe ntego amfiteho ubanze umwige mbere yo kugira ngo ubashe kumwerurira uwo uri we wese kuko nge ikintu cyambayeho nuko nabashije kwizera umuntu cyane nkamwerekana buri kimwe cyose kuri nge nta kintu nsize inyuma ni naho nabaye navuga ko ariho intege nke zanjye yabashije kuzibonera ako kanya akabasha no gupanga imigambi ye akayigeraho. Icyo nasaba rero nk'urubyiruko cyangwa se abasore bagenzi banjye ni ugushishoza ukabanza ukareba uwo muri kumwe ni muntu ki ese icyo akwifuzamo ni iki ese aho mwifuza kugerana ni hehe basi wabigenderaho ibyo ngibyo nizera neza ntashidikanya ko nk'ibi byambayeho ngewe ubwanjye nta wundi bishobora kuzabaho. Theo nimero ya telefone ni iherero sawa nimero zanjye za telefone ni 078 911 7 9 5 ubu se urakoresha WhatsApp hoya WhatsApp ntayo ndiho nta WhatsApp ukoresha ntacyo umuntu ushobora guhamagara ufite n'igiceri cy'ijana rwose akoherereze kugira ngo ubashe kongera kubona ko washa kuzura umutwe ariko yenda n'abantu batukurikiye bari muri ibyo bihugu bya Malawi nabo badufasha ngire ngo ni nabyiza cyane u Rwanda na Malawi muri iminsi afite imikoranire myiza ejo president ari kwakira ambasaderi wa Malawi mu Rwanda ni nabyiza cyane ndumva ko haramutse hari nabazi cyangwa se afite amakuru bari muri Malawi uko umuntu uri kwidegembya aho ngarakoze ibintu nk'ibyo ngibyo yafatwa cyangwa se yaryozwa ibyo yakoze baguhamagara cyangwa se koresha ubundi buryo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Reka tumushimire mwifurize ko akomeza kwihangana no gukomera sabe ndetse na ninginga abantu bose batukurikiye kuba hafi ndetse no kugira inama ko mwumvise byose ko bimeze ndabino nibike hari byo atavuga ku mpamvu z'umutekano we bwite cyangwa se wizindi mpamvu cyangwa izindi nzego urumva nk'umuntu wageze mu nzego z'umutekano hari ubundi bunararibonye abafite ariko mumukomeze kubera ko kuri iyi si nta muntu baje muri ribuyu utakomereka cyangwa se akomeretswe n'ibihe turabakunda cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza Imana ibarinde.